Mwiriwe neza, igira neza Yves SEO Professionals niho garutse nk'ibisanzwe. Uyu munsi rero nabazaniye topic idasanzwe, topic nziza cyane, ariko reka mbanze nshimira abantu bagiye bakurikirana ibiganiro byacu byose byabanje, kandi mereze n'ikaze abantu tugiye kubana mu kiganiro cyanjye kuri uyu munsi. Aribwo bwa mbere tugiye kubana, aribwo bwa mbere bankurikiranye, bahaye ikaze kuri YouTube channel yacu ya The Professionals, aho turebera hamwe ubumenyi bugiye butandukanye bwafasha umuntu uri muri career network marketing, by'umwihariko kubasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda, aho tuba turimo tubagezaho inyigisho cyangwa se trainings mu rurimi rw'ikinyarwanda. So umunsi tugiye kubana rero muri topic nise goals of the people above 1 year in network marketing, cyangwa se intego abantu bamaze umwaka kuzamura, imyaka 2 gusubiza hejuru, murese mu ntego bakwiye gusetinga n'ibiki by'ibanze bakwiye kuba bakwibandaho. So intego ya mbere baba bakwiye kuba babasha kwibandaho nuko baba bagomba kubanza kwibanda ku kintu cyitwa gukuza team. Gukuza team cyangwa se team volume. Muri rusange team ushaka ko izaguka ku ruhe rwego. Urugero, uri gusetinga intego z'umwaka ukurikiyeho, uri mu ntangiriro z'umwaka si gushaka kugira intego ugenderaho muri uwo mwaka. So ubukeneye kwibaza ngo mu ntego zibanze nkeneye kubanza gutekerezaho. Mbere yo gutekereza amamodoka ibiki, tekereza ngo muri uyu mwaka nzagira team ingana gute, muri uyu mwaka nzakuza team ku kihe kigero, ese namahana abantu bangahe nshaka bashyashya muri team yanjye muri uyu mwaka, 5,000 by'abantu se, 10,000 by'abantu se, abantu 1,000 se, bitewe n'urwego ukiriho muri business. Ariko ikintu cya mbere nshaka ko wajya wibandaho ni kijyanye na team. Nyuma yo gutekereza team muri rusange, team volume abantu ubona muri system yawe, tekereza noneho second nabyo bijyanye na team ni nka sub point, tekereze kuri full timers. Aba full timers kuko ni kenshi dusanga abantu bitwa ngo bafite team nini, ariko ugasanga umubajije abantu 5 bitabiriye training ntabo yabona. Kubera iki? Abo ufite ngo ni team bose bibera muri part time, bibereye mu kandi kazi, bibereye ku mashuri, bibereye mu bindi bibahugije mu zindi occupation. Ariko kugira ngo umurida uzavamo mu top ana, buri mu top ana wese akenshi uzasanga mu ba network marketer nuko abafite abandi bantu benshi bakorana business umunsi ku munsi, babifata nk'akazi bakayikora buri munsi nka kariyeri yabo. Rero nawe ukeneye gutekereza kuri team rusange, uko team igomba kwaguka, umubare w'abafite ibikorwa muri rusange ukeneye kwagura, ariko ukanatekereza abo muri abo bafatanya ibikorwa noneho abo ushobora kuba wagira aba full timers mugakorana buri munsi. Ikindi cya gatatu nka sub point ya gatatu ugatekereza kuri top leaders. Aba ba top leaders, abarida bakomeye bagenda bahagararira noneho babandi bose, kubera ko kugenda wagura team, the more people you have, the more leaders you need. Ako kantu ugomba kugakipinga. Uko umuntu agira abantu benshi, niko abakeneye n'abayobozi benshi bamufasha kuzakontrola cyangwa se kuzaridinga, kuzayobora babantu benshi afite. So ndumva ari cyo ngicyo navuga kuri point ya mbere ijyanye na team. Ikindi cya kabiri ni ugutekereza noneho aho iyo team izakorera. Nk'umurido umaze imyaka 2 gusubira hejuru, ntabwo ari byiza ukeneye gukomeza kumva ko ukorera mu kwaha kwa upline wawe, ngo rimwe na rimwe ujye nabigira excuse ngo upline agomba kwishyura training center nimba atayishyuye, wumve ko ari excuse yawe yo kudatera imbere. Upline agomba kwishyura office mukoreramo nimba atayishyuye, wumve ko ari excuse. Ntabwo ari uko nguko bigomba gukorwa. Nimba uri muri duregeje imyaka 2 muri business kuzamura, mu ntego ukeneye kuba wagasetinzemo na working space y'abantu bawe, settingamo ko nawe ushobora kuba wagira private office yawe. Cyangwa se nimba wenda ari byiza ko ukeneye gukomeza gukora na upline wawe, ariko wiyumvemo inshingano z'uko nawe hari contribution yawe isabwa kugira ngo maintaining your working space. Atari bya bindi byo kugira ahubwo ngo upline nimba atayishyuye usange wabihinduye excuse. Bigiremo uruhare nawe, kuko umuntu urengeje imyaka 2 akwiriye kuba yaracumutse, akwiriye kuba nawe umurida ahubwo wita ku bantu biwe, nawe akaba yafata responsibility. Rero settinga ko wagira office yawe, settinga ko wagira training center yawe, cyangwa se ugira uruhare mu kumaintaininga training center ubarizwamo cyangwa se office ubarizwamo, wenda yaba ari upline. Ariko byiza cyane byaba ari uko wagira nawe office yawe cyangwa training center yawe. Ko bari babaje nko kubona umuntu amaze imyaka 3 imyaka 4 aracyakorera muri training center ya upline iwe, aracyakorera muri office ya upline iwe, we n'ututakora cyane nawe ukana settinga ko wagira ibyawe. So point yindi yungirijeho ya gatatu iravuga ngo create a system, team system abafatanya ibikorwa bawe bazakoreramo. Hari twari tubanje kuri cyo cya working space, ariko kirajyana no kuba wakreya umurongo n'ubundi abafatanya ibikorwa bawe bagomba gukoreramo. Either ushobora gusetinga ngo
hari training ziba buri rimwe mu cyumweru wenda kuri WhatsApp group, bukaba bizwi imba ari kuwa kabiri saa 2 z'umugoroba. Hari presentation ziba muri groupe za WhatsApp wenda buri munsi saa 1 za nimugoroba, aho dutumiramo abantu baba prospect bataratangira business, hakaba hari n'umutangabuhamya twategurira utange closing. Iyo ni system abanyamuryango bawe bashyashya baba bagomba kwinjira basanga yo warakuretinze nk'umuriro urengeje imyaka 2 muri business, ku buryo bikomeza kubafasha nabo gukuza business yabo. Ikindi se ushobora kuvuga ati wenda buri weekend tujya muri outreach, tukajya mu ntara zitandukanye z'igihugu cyangwa mu bindi bihugu kwagura business. Iyo ni system ushobora gutangira wenda ugashyiraho umurongo runaka abantu bawe bakazajya binjirira muri uwo murongo. Ushobora gusettinga ati se buri kwezi tuzatuba dufite challenge turi gukoreramo, ukwezi ni kurangira tugiye kuri recognizing abatsinze challenge. Iyo ni system. Ushobora gusettinga set buri mezi 3 hazajya habaho event, either hashobora kubaho kick-off training, hashobora kubaho team building event, hashobora kubaho recognition rally event, hashobora kubaho hotel presentation event, hashobora kubaho Thanksgiving event. Hari ama event menshi cyane ushobora creatinga, gushyiraho system abantu bawe bazisangamo bagakorera muri iyo environment, ikabafasha gukuza business yabo. Ushobora gushyiraho system either yo kuvuga ngo twebwe turahura buri mpera z'ukwezi tugakora evaluation ya goals twari twarasetinze dutangira ukwezi n'uburyo twagiye tuzacivingamo, tukanarebera hamwe tips zatuma twimprovinga mu kundi kwezi. Tukaba twahura dusangira, either dushyiraho system yuko nka top leaders buri weekend wenda ya kabiri y'ukwezi tuba dufite guhura tugasangira, tukagira umuntu umwe dusura. That's a system ushobora kugenda creatinga muri team yawe, bishobora kugufasha kuzamuka muri business ya network marketing. So create a system. Ushobora gushyiraho rero ama live, nk'uko nguko mba ndimo ndatanga ama training kuri YouTube, ushobora gushyiraho kuri Facebook live, ushobora gushyiraho ama Google Meet presentations kugira ngo mubashe gufasha n'abandi bari part time, baba bari hirya no hino mu ntara, baba bari hirya no hino mu bindi bihugu bitandukanye, ku yindi migabane itandukanye, nabo bakabasha gukurikirana ibikorwa byanyu, mukabasha kwagura business atari mu Rwanda gusa ahubwo no hirya no hino ku isi yose. That's a system. Then ni byinshi ntabwo nabirondora, ariko reka njye kuri point ya 4 y'ibintu ugomba kwibandaho mu gihe uri gusettinga goals zawe nk'umuntu urengeje imyaka 2 muri business. Point ya 4 iravuga ngo gutekereza kuri rank muri business yawe. Rank, tuvuge nimba ndi already silver executive uri mu mwaka wa 2, think about the next rank, gold executive. Tekereza indi rank yakurikiraho. Hari igihe rank ya mbere ufite ibara nagucurikiyeho, sometimes umuntu nabimenya, ariko iyo rank imaze igihe, ubundi ukimara kwa achieving ikintu, it is no longer your goal. Ngewe maze kwa achieving ikintu mu buzima bwanjye, mitandesida nkavuga ngo iki ntabwo kikiri intego yanjye, ahubwo nkareba the next step. Hari amagambo nkunda avuga ngo the top of one mountain is the bottom of another. Inshuro nyinshi uzasanga agasongero k'umusozi umwe ari impanga z'uwundi musozi ukurikiyeho, cyangwa se ari hasi cyane ugereranyije n'undi musozi ukurikiyeho. Kenshi uzasanga abantu wenda hari abantu ba celebrating intsinzi igihe kirekire. You celebrating intsinzi igihe kirekire bikubera inzitizi yo kugera ku yindi ntsinzi yawe ikurikiyeho. Mu yandi magambo baravuga ngo the enemy of your next success is the last success. Umwanzi w'intsinzi yawe itahiwe ni intsinzi yawe iheruka. Mu yandi magambo rero ndimo ndavuga kuri rank. Nyabuneka wiba comfortable na rank urimo kano kanya. Ukimara kuyachivinga ntangi bikiri goals yawe, ukeneye kuba hungry for the next level. Ukavuga ati nimba ndi gold executive, ntabwo gold executive inshimishije, ukaba usonzeye kuba global ambassador. Nimba uri global ambassador sonzera kuba Ruby global ambassador. Nimba uri Ruby global ambassador sonzera kuba Diamond global ambassador. So nimba uyu munsi wa none uri muri top 20 ya global cyangwa se top 20 ya company yawe runaka, sonzera kuba wabana top 1 birashoboka. Nimba uri kwinjiza miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda n'urugero, sonzera kuba wakwinjiza na miliyoni 10 z'amanyarwanda, sonzera kuba wakwinjiza na miliyoni 100 z'amanyarwanda abantu bazikorera hanze. Nimba unazinjiza nabwo ushobora gusonzera kwinjiza na miliyari, birashoboka cyane. So ikintu cya mbere nakubwira, be hungry for the next level. Nimba ufite imodoka imwe uyu munsi wikwirara, be hungry for the next car. Ushobora kugira imodoka 2, imodoka 3 mu gipangu cyawe, zijya mu kazi niziba zasigaye wenda ziparitse, you never know, ziri muri business iyo watembereyemo, y'umugore watembereyemo. Ugomba kugira inzozi zagutse, buri gihe wagira kimwe wachivinga ukabusonzeye n'ikindi, apana kujya muri comfort cyangwa se ngo wirari. Nimba ufite inzu imwe, birashoboka ko wagira nigeretse, ukagira inzu nyinshi, ukagira iz'ubucuruzi, ukagira iz'ukodesha, ukagira nizo nawe uturamo. So then point ya 5 ikavuga ngo, cyase point ariyo ya nyuma, ikavuga ngo have a tangible achievement. Nk'umuntu urengeje imyaka 2 muri business,
ukeneye no gutangira no kugira achievement ziri inspiring, zinspira aba partners bawe bakavuga ati wow, nimba upline wanjye yakora iki, I'm the next, agakomeza agapushinga yizeye bitewe nuko yabonye upline we nawe yateye imbere. Rero ukeneye gusetinga, uzagura imodoka, uzagura ikibanza, uzagura inzu, uzatravelinga, nyine achievement ziri tangible no zigaragara, ziri shining, buri wese ashobora kubona. None urumva ntabwo bukiri muri cya kigero cyaba abandi b'umwaka umwe gusubira hasi ngo uvuge ngo kuba wambara neza gusa ngo full suit ngiki ngo birabaye. Oya, gira n'ibintu bifatika, gira ibibanza ugura wibikeho, gira amazu, gira amamodoka, gira ibikorwa bifatika. Working space, umuntu nagusura muri biro yawe ubone n'ahantu heza, nagusura iwawe muri ghetto yawe ubone ufite intebe zo kumwicazamo, naba ruri burare wenda abone ufite igitanda cyiza cyo kumurazamo, nyine abone utangiye kugira improvement on yourself. So ndumva ari ibyo ngibyo nabo mbasharinze. Yeah, thank you so much. Nahanga nsoreje ikiganiro cyanjye, mbashimiye mwebwe mwakurikiye kino kiganiro cyose kugeza ku musozo, kandi nimba ari ubwa mbere tubanye ndakwibutsa gukora subscribe, ukore like, share ndetse na comment kugira ngo n'ubutaha tujye dukomeza tubane. Ikiganiro cyanjye nakagaruka, turi kumwe. Ciao ciao, see you at the top.